nabonye ngo hari n'umukobwa ngo wapfuye kubera amarozi ngo yo mu nzoga abantu baba ari babi cyane pe asubuze abanyarwanda bavumbuye gute ko supagura ari uburozi ibaza ukuntu uburozi buhenda sha bwaduhendaga ngo bwaduhendaga none uburozi busigaye ari ry'itanu ngenda gusabye wavumbuye ko supagura ari uburozi mbabarira umbwira ukuntu yica uko hari umuntu nshaka kwica ariko ashobora kuba yaragize ihungabana bitewe nuko abo batangiranye akazi n'abakamusanzemo bose babayeho neza kumurusha agisi nimbi agahinda karakanyagwa reka hongabane ntiwamurenganya agahinda karakanyagwa uvuga ngo agaprofita na Miki bari kwishura inzu neza kurusha Shadibu ariko ngakaba asigaye ajya Jamaica gukora iki gusura Bob Marley Shadibu kuva mu kwa gatanu kwishura inzu byaranze bamugwaho mu bunyoni niko bahita mu bunyoni bati Shadibu kutishura bati twibonye n'undi mupangayi amafaranga uturimo ntaho tukwishyuza pe tuguhaye iminsi 2 uve mu nzu Shadibu ati bandoga rwese bukamo kamurasira ine rahi n'amaswabiri na inzu sinayivamo Yes reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza aho muri mwese mukurikirana Kim TV Hub amahoro y'Imana akomeze kubana namwe cyane twizeye ko mumeze fresh twizeye ko muri amahoro nanjye meze neza cyane abatameze neza mu byihanganiro byanze ariko ejo bigakunda hamwe n'Imana mujye gukora cyane kandi musenge cyane nitwa Kim bahaye ikaze mu kiganiro ndi kumwe na Mr w'akarere ka Burera P Onika Suez Nexi Hambaga Kataro Katabugari Soro ntago nyivuga ngo sombrero oya sombrero yo boy uguraje uvuga so nkuvugire mbolero so awo ni uvuga so mbolero yo boy yo ibaze basumba boy ngakuri dufite J Rwanda ibaze tubaye tugufite nka J Rwanda namfite amazina 207 ni wowe muri showbiz y'u Rwanda kibazo barambwiye J Rwanda sikuri ya Messi Wuteze abantu bageze za Texas ejo bundi muri za Rwanda Convention abambwiye ngo ntatandukaniye se natwe umusa nta singiye kubeshya nanjye ndamwiyiziye arambwiye ngo burabwiza bavuga ngo za Mr Africa urumva ngo ni nka periodic muri mahwe ni mahwe oya nanone ntago yamera nkawe ntiyamera nkawe nje ako ntiyamera nk'abandi b'umuntu andi b'umuntu ngo yakuyeho dread yasigaye afite ordinaire ubameze ate ameze nk'akamaro cyakoze bari ndakwikuda ameze nk'akamaro rero ameze nkandi ubundi muri iyi mihanda hari abantu nzi bagera muri 3 4 njya nibaza umuntu banga aba yumva atekereza ute uwa mbere of course uwa mbere ndazanamo Jihad uwa kabiri ndazana DJ Brian uwa gatatu ndazana Tesha uwa kane ndazana wowe izina ry'Imana njye nibaza nk'umuntu wanga abo bantu abangiri akisho nabonye yaguye amenye ukuri ndamushimira ejo muri comment yakoze ikiganiro y'amabanye makuru ngo bayigihe comment umuntu ajyemo wese arabireba yaravuze nyine hari umuntu ateye comment ngo bayanga abantu bakurwanya avugamo nyine zikavuga ba mikinege yagari bavugana n'abandi n'abandi yagaravuga ngo uyu nguyu we ngo mugengameze ngo bari ikigarasha yavuze bari iki ikigarasha nicyavuze mu kuntu ikigarasha ngo ni za nyangarwanda nari umuntu wageranyije yago ni ikigarasha muri comment ari kuvuga ibintu bya Emi nyine umuntu yataza muri comment aravuga ngo yagahita muri comment replying ngo ya ngo ntaga ameze nk'abahonika ubonika bashaka kujya twicururize ngo nta rwango yamenye ukuri ko nta rwango tugira twe nta rwango ubundi usibye abantu baduteranya nta rwango ruba ruri muri ishwe nta rwango abarugira mwa barimo mbazi abarugira Jean Baptiste kwezi kwa mbere sha hari abafite imitima yijombye hamahwa pe kwezi kwa mbere mu gifaransa no mu cyongereza no mu kinyarwanda nyabuna bava bunani nyabuna ni umuntu avutse mukabarisha kwita bunani njyewe wanjye zamwita Yanwari cyangwa bakamwita Janvier cyangwa bakamwita Février Février mu kwa kabiri ako wanjye namwita May cyangwa December wanjye namwita Janvier hari umuhanzi w'Uburundi witwa December wanjye nzamwita Janvier umwana wawe navuka mu kwa mbere aka ngo Janvier sha kwa kabiri nzamwita Nuza ku kaberuka wabundi nyine yajya atera za gapapa
oya noza oni nibyo navugaga muri abo bantu nakubwiye nibaza abantu babanga hakaba none n'abandi abantu bagera muri batatu nkura n'ikiganiro nabo kabisa nkavuga ngo aba bantu uwa mbere ni Jihad uwa kabiri ni wowe uwa gatatu aragutungura inde Emi Kabaka wijambi Kabaka wijambi no ubikiga cyane ndasakaye ndagupfa uko nyakubazaga ngo yango mbaza ukabaza none ngo mbwira ngo ngiye kugusubiza ngo iki ngo mbaza ngo ngiye kugusubiza ngo iki bamuhungu wa Baraka rwose ngo yagize gute oya ngo mbaza ngo nase ngo ngiye kuvuga ngo iki noneho ngo naje urambaye nte aba ngo nijoro ngo narinde ukaya twari Kabaka we aho Kabaka ni umwana mwiza byahatarari Kabaka nkunda umuntu uzi ko nta kintu azi kandi nanone azi ko nta kintu azi anafite inyota yo kukimenya kuko umuhanga yaravuze ngo tout ce que je sais que je ne sais rien icyo nibwira ko nzi nuko nzi ko ntacyo nzi uzi babaza nyoko ye ibyo bintu buzo ninjye wamubajije humura wijya ko ninjye wamubajije juste kesho nejo bundi nuvuga ngo kugira ngo ugere ku kintu iyo uzi ko uri umuhanga ntago ushakira cyangwa se winyungure ku bindi wowe ukomeza wicara uvuga ngo ndi umuhanga kandi burya hari abandi bana bagukorana rero Kabaka aravuga ngo nuko bakaraza akambaza ubu ngamaze gukora ngo ndi mwandiko nakoze ngo nawe ukimwe bani yego gusa abonye uzarebwa nti yego ngariko ndi kubikora muri iyi minsi ni nese nkora iki ndavuga ndikomereza gino ukomeza ukora ibiganiro byinshi Kabaka buriya niyo karite yiwe yadanje ikintu ataza araza akavuga Kabaka zikagomba kwiga nje kintu mukundira kabisa n'umuntu wa fresh cyane umeze neza aragira aranakora cyane bimwe nyamvuga ngo mujye gukora cyane bararakora cyane icyo ntazi no gusenga cyane Kabaka arakora yayijanditse cyo kagera ku midnight bakamukubita bya rikeri agataha kabeza kadataha gikoni agataha avuga ngo bamunywesheje inzoga atari yitwa Jackie yakabeza munsi y'isoko iriya ndaye hari umuntu utayizi yagoreye kuri Kabaka rero rero Kabaka ari gukomanga Kabaka yarasinze urafungura aho gutaye gikondo yitahira ku ndaye ibyo yabaza ari mu DJ twego cyo kwa Baraka ahitwa DJ ngo sketch ngo scratch ni indera scratch se no kwa Baraka hari mu DJ suko nitwa izina rye ni wazimaye mu gitondo ambwira ngo Baraka yirariye kwa Jackie ariko nanjye nze umujene twari nimvuga Jackie nibagira ngo ni Jackie w'i Rwanda uyu Jackie wacu Jackie uriya yarakijije nundi Jackie mutazi ni Jackie utari wo mu mihanda hari umujene wanjye nanjye twari twicaye ahantu mu kabari dutashye yagombaga gutaha Inyamirambo mu midu uza hano yatashye Rugobagoba ku Ruyenzi Rugobagoba yasi ako mu kameramani wa Sauti niko byagenze Parasite twagiye mu nkuru ya Renara Yes twagiye gukora inkuru ya gafaranga no disikere makora ikosa ahemba Sauti na Parasite turi mu kabari turi kwa uploading Parasite haguruka gutya ageza bya mitsingi birabitereye gutya mu ntoki apana umuseriveri ngo ya umuseriveri buriya ngabisha inzoga agenda zakaba kuri comptoir pioni kadakwemera afata imitsingi afata ikindi izikigera hagati aragenda zari ibindi ararambika ati iki ni icyawe yego turanywa ubwo twebwe twarasinze zitwerekeza bita ngo iki iririmara Liezeri imari ngo yani Liezeri Riziyeri niba ari Riziyeri oya nagroze ni Riziyeri ha Riziyeri iyo izabugesera epfo bindaye hafite ikigo cyaka ku cy'abasirikare ndico kiri yarana nk'umukiri murebana zitwongoze kujya hepfo ariko twebwe umuntu tubwiye ngo tugenda tuguriye akabyera Paraside yaratwibese gato ahita afata moto imwohereza Kamonyi hepfo yo kumarimbo ahita mu masuka ukora iki ndahazi kunywera mu masuka ntiyagiye ari umuhanda ujya ahantu bita za Rukoma aho ngaho yagiye kunywera Paraside kubera iki ku masuka oya ngo haragakobwa yatereta kuri Facebook aho bateka munyi umungu yasinze atekereza umukobwa zimuhereza ku masuka ibaze avuye Nyamata ibaze motive Nyamata kugera ku masuka ejo yabyutsa kuzasohota itiki umushahara washize ishwi yawumaze ariko singiye kukubeshya uyu mujene wanjye ngo ni Peketa twigeze kuba twicaye mu rugo nawe arayibuka aksa arabyibuka yibere kuba inyenkari
ari kurwana n'ibinyenyeri ari kurwana nabyo niba wibuka umunsi naguhamaga amafaranga nyajugunya gutya icyo bita manireyini narayamuhaye narayacokize ziramuhereza uzi ibintu yankoreye amafaranga atari make menshi cyane ni ukuvuga ngo nakoze ikosa ntazigera nongera gukora nawe arabizi iyo uwo munsi uhuye umunsi wa gatanu uhuriranye no kumuha amafaranga yiwe mpita musibya weekend yose nkamubwira ngo ntayo mfite naho kuwa mbere akongera akaza kwa mbere nta bya weekend nakoze ikosa nyamuha kuwa mbere nyamuha ryari 4:30 z'ijoro nizere ko utakoze kuwa kabiri akazi kari karangiye ibintu byose byari byarangiye umuhungu nta nubwo yatashye yarafashe bage arambika aravuga ati noneho ibi bikoresho bimbikire nintaza kubireba ejo nzaza ku cyumweru nintaza uzabinzanire ko wa mbere duhurire kuri tele nawe ati ntaribi ntiyageze iwabo uko yasohotse aho yabwiye Gaposho ngo fata moto sinibuka izina ryaho yamubwiye bahurire arya bita gucyara bujya busumbira umunsi wa mbere urumva ubwo ni kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru kuwa mbere twamubonye kuwa kabiri 3:30 za mu gitondo ako nanjye ku rugendo ari byagenze ndikora ku rugendo ajya bampembye ibaze buretse gato yarambwiye ngo ahantu ndi ni hano kandi nta n'igiceri cy'icumi mfite nyoherereza ati ibindi turabivuga nuko byarangiye ako nanjye ndi ku rugendo ajya bampembye njya mu kabare witwa gasaserero kisaba kuvuga bashya kandi we noneho ahantu hari umukobwa wese mugurira agakwavu ukumva ubwo bari bagaye bari nk'abana ba Mutesi agakwavu kagura ngahe kagura 8 Mutesi Divine Soleil na Gentille agakwavu niko bari kumwe ibyo bashaka namazemo iminsi 3 Ndako ndabona kwizera nguyeho mu gitondo wasezeye akazi tubimenye none harya mfite akazi ati harya nkora iki nkora iki mbaza ngo nayisigaranye ngahe cyarindwa ntarishyura inzu y'abandi ese mvuga nti iyo nahembwe ni ugufata amafaranga ashyira kuri konte ayo nshyiraho biterwa n'umwari runaka bitewe n'icyo umuntu yiyemeje randi rode gatajya mwoherereza nkishyura kuri botike uko twese dufite nk'imyenda abantu nagujije nta muntu utaguza nkabishyura ugasigaye nyine ni kwa heri kwa najoro nuko rero twese bijya bitubaho buriya buri muntu wese barabizi n'abari kutureba buri wese agira ingeso agira ingeso ye buri wese aba afite ingeso yiwe ingeso mbi buriya ngiye mu bintu ntakunda ni ukwiba no kunywa ibiyobyabwenge nanjye se bikunda akizindi ngeso ngenda zikora akizindi zose nanjye ndazikora pe gutya ndabikora nuko izindi zose uzi ndazikora ukuyemo kwiba ibiyobyabwenge no kwica n'ingeso nuko rero tuba tugira ngo tubanze tumene habiri Pionika Mr w'akarere ka Burera kugira tubone yaraburanye Samir kuri Arabe Sylvestre ngo yanga ngo numvise ngo kima kwita Mr kandi ngo ninge mwiza muhungu mwiza Burera ndayifoto uramuzi Samir ndayifoto ya Samir ndayitegereye nawe urireba we nakasuku mahwi noneho si Samir gusa hari undi wiramanze arakataranyuhereza arananyandikira Semahoro Jackson ureshye na Irene ntabwo urabuhede niba na Irene aracyakura ko aracyari muto yego ko ari nukuru Semahoro afite 32 yararangiye uyu nawe aramukabaka baze ko Semahoro nagiye Huye mu wa mbere ari mu wa gatatu apo ntugire ngo uramuruta kuri umubona we na Venkeri yashoze 2015 university tuzajya mubona kuriya ukagira ngo ni umwana Venkeri Mahoro nuza Semahoro Semahoro sari inyuma Venkeri bariganya muri inyuma ni nka 2017 batari bariganya uko ndibuka abo batangiye 2015 we yasoje university 2018 ahubwo ubwo bayisoje Semahoro na Venkeri soje ngiye nari nsoje secondaire yego nibwo basoje university rero imyaka ine bamaze biga university hanyuma rero Semahoro ariramanta arakata aranyoherereza ati iki ni gute utinyuka kwita ntuza Pionika Mr w'akarere ka Burera mpari byibuze ndi mu bipe ariko ndi muremure ndi n'igisore
ariko tujye kuri Semahoro. Igisore Semahoro ni mubi, Igisore ni gifite mugufi, arananutse. ni mubi ni mugufi arananutse. Samiri ni mubi, ni mugufi, abyibushye nka Jesse Kwiza. Yuko afite ingingo ebyiri zindengera, uburebure n'ubujeye. Ubwo muri mwe batatu tugomba gukoramo Mr w'akarere ka Burera. Njyewe ukiri kujya kure. Oya Aya wijya kure. Ni njyewe uko na Sabe nawe ni mugufi. Sabe rero nabonye umugore wa Dani ejo bundi ari gutuka Dani nanone. Umugore wa Sabe nakora umugore wa Dani. Yaramubwiye ngo umwera ngo waramwisha ameze nka Sabe. Gucura umugore wa Dani. Moriya ni ngwiki. Niba ari muswandi musandi. Uje kuva nkawe ndavuze akaboro ka na Jali nabonye ngo regisi. Kumwiboke regisi akoja. Alex ibyo baye regisi byari mu Kinyarwanda koko. Mwibokera ko iki. Akona ntago ari byo. Urafata Alex ngo ni regisi. Mu cyaro bavuga ngo iki. Abango Bosco ngo ni Bosiko. Mu cyaro nyine bavuga regisi. Ako turi mu mujyi. Ntibayishyiraho. Ndavuga regisi mu cyaro. Tubaye turi mu cyaro cy'ahantu runaka tutazi. Naho njaro twigenda twitaga regisi. Ako kuri ko turi mu mujyi muyoboke Alex. Ariko mu cyaro regisi. Ariko nanjye ntabwo wavuga ngo Samuel. Ni Samuel. Cyangwa Samudu. None se kimwe nuko Manuel buriya Emmanuel Emmanuel nyine ni Manudi mu cyaro. Ni Manudi ibyo bivuga ngo Emi ngo Emmanuel oya. Ni Manudi. Tujye kwa Manudi tujye kwa Manuel. Ngo tujye kwa Manuel kwa Manudi tujye kwa Regisi tujye kwa Bosiko. Sibyo bavuga se? Bosiko ni ibyo. Hari n'ibindi ariko. Kwa Dafroza mununi mu mujyi Dafroza se. Reba nka Delphine kwa Dorofina. Debora kwa Dibora. Debora se. Debora bari cyaro twa Debora ntawe. Aya. Warabona umunyacaro twa Jihad? Ntawe nzi pe. Warabona umunyacaro twa Kristi? Ntawe nzi. Ba Bosco basamwe n'amazina bacu ababyeyi batwise wa Manuel, ba Claude, ba Batista ni amazina yabo. Nibyo rwose. Ba Venanti. Ubwo rero urumva ko Regis atandenganya. Ntabwo yakurenganya. Yani ihanganye manaje. Wibigihe byose turakwemera kudesha pasogokuru. Aya ni dade ntago ari sogokuru. Oya yaravuze ngo ni aya grand passe si sogokuru. Mama cyanaga ya kandera sogokuru yabarindera. Sogokuru ni nuzi. Bona ni abona nibyo bona nitwa mako ni koshwe no sogokuru. Oya wenda wabona yarabivuze bagiye ko hari. Aya yasoba muyoboke bimota nafite ntaje. Muyoboke ni hagati ya 100 nta myaka se nkana afite. Ntayo muyoboke ntaje. Nuko sibyo twari tuje babureke karagaciye. Uburyo navuze Regis induru zikavuga inyarugenge. Nuko rero ikiganiro duheruka gukorana tuvuga story yawe kiriya kiganiro buriya cyashimishije abantu bose bakirebye dore ko abenshi bose kwanza umuntu wese wakirebye ndumva yarakirebye arakirangiza banaguha komanteri ziguhumuriza nyinshi cyane barakubwira ati ntugacike intege rwose uri Mr w'akarere ka Burera uri mwiza baby face. Haza n'abandi baravuga ati wifitiye amarembo mu kanwa ntugacike intege. Oya ndayafite rwose. Njyewe baravuga ati rwose uri baby face turagukunda ariko bampa kondisiyo yo kuvuga ati turashaka ko muzana part 2 y'iki kiganiro. Reka part 2 tuzavuga ubutaha. Uyu munsi tuvuge showbiz gusa nisanganya ryambayeho. Witwigendera. Nuko rero reka duhita twinjira mu kiganiro cy'uyu munsi. Ejo bundi nicaye ahantu numva ngo P Onika Swezi so mbolero Mr w'akarere ka Burera ngo abajura baguteye ku manywa y'ihangurivu. Baranyibye turanga kuri grite. Turimo turanywa hari umuntu nasize mu rugo. Sinwa kumuvuga ibyo akoze n'Imana zamuhemba. Naratashe nsanga ntwaye televiziyo. Nimugura inkweto ebyiri. Of course umuntu yakwibye abagusubije inyuma. Kuko televiziyo irahenda. N'inkweto muri Kigali minsi inkweto zirahenda cyane n'amapantaro. So rero twa televiziyo atwara n'inkweto imigura ebyiri. Ako namubwanye n'ahantu ari Jabress ha. Bari mu mugisha nyine. Ni umukobwa ni umukobwa. Yari umukozi yari umushyitsi. Singombwa ko tuvuga ibyari byo nakazi ke. Ako Imana izamuhemba ibyo yakoze. Ako uyera namaze. I Kigali se shaka ko bitaramba. I Kigali uwo munsi ararashize. Nuvuga ngo yahemukiye ubusa. So by the way
i Kigali ibintu byarahenze sinishimye ariko nzagura ibindi kuko mfite amaboko bora baravuga ngo ukugiriye nabi nuguciye amaboko ariko utaguciye amaboko urakomeza ugakora ibyo bari abagutije imbaraga zo gukora cyane ni motivation yarakoze aranyiba akimara ko turi aho ngaho hari yakirikare nka saa 3 saa 4 z'ijoro z'amanywa z'ijoro saa 3 ese nyamagarara venkeri nigira kwa venkeri turebe uko twigenza turabinywira aho byagenze uko nguko naribwe televiziyo n'inkweto ariko Imana ishimye ko atibye ikintu ntinya igiki zira sandal ubona nambaye sandal zitinyiriye igihe kintu wakwiba kikambabaza kuruta byose kubera iki zirimo imihamuro asi imihamuro zira sandal nayihawe n'impano n'umuntu ukomeye kiri kandi za sandal ntabwo zikiboneka akenshi zo muri Central Africa cyangwa za Mozambique nuko ni urwa ruho original bazi inkweto amaye 80 nkabyanga ni ndagwaye 80 ra yanga tuzamubaze n'inshuti yawe uzazimwereka umubwira ngo izi sandale wazigura ngahe icyo kintu afite ubwo cyonyine ariko ibindi byagenze kuriya Jabresa Imana imuhumugisha akomeze yibe cyane umunsi uzaba umwe yibe umuntu ukunda kuregana cyangwa utagira imiyaga utagera n'impuwe ukunda kugira akosora abantu amujyane ribu akubitwa imyaka 2 muri gereza y'amageragere ari kurya gahungure yumva uko bigenda none se kumurabuye ikintu cy'agaciro ufite mu nzu ubu nagaruka ubu ntiyagaruka biragoye ko yagaruka kubera iki kuko muhaye gasopo ko nagaruka azafungwa ahora ari kumutera ubwoba wenda kugira atagaruka ni gasopo igipangu tubamo kirarinzwe nuko nari namwizeye uko asanzwe bamfitiye imfunguzo yarafite imfunguzo bisanzwe uko bafite izanye n'abafite izi aracyari umu externe yari umu externe yego aba externe ariko ngo bari gukora ku bantu muri iyi minsi natware yabuze iki yabonye ibyo atwara ndagurinde ejo muri cya cyumweru nabwo azagaruka nayo yijyane ngurindi nayo agaruka ngurindi nagaruka uhita umufata nshakire ribu gikondo kwa Kabuga mu nzererezi bahita bamubika bite birangira ukuntu wimereye banza utajya kumurega kurega biragoye nacyo cya mbere nabonye ukuntu nabameze kurega kuri je wapi ahubwo namureka akagwa ku bandi kuko abantu batagira imiyaga na miki bagucake bakaguhondagura bakanakurega ukanafungwa ona nifuze ko nafungwa mu station ya RIB bakujyana mu nzererezi kwa Kabuga buriya kwibwaho ni kabura ni ikintu cya danje wa muntu we bro no gusubira inyuma mwana we iya 1000 ngahe kongera ukabikura mu gashara waruzinga gashara uzaguramo nk'iryo tungo ntukaguremo itungo ukajya ukongera ukagura cya kindi bakwibye urumva nyine ububabaye that's why ikiza nuko ataguciye amaboko hamwe n'Imana uzabona ibindi ndetse binarenze ibyo ngibyo ngiye nicyo nkwifuriza cyane hari n'abandi baba bikwifuriza oya nzabibona buri ikibi nuko nasohorwa mu nzu cyangwa kibiyonzo akayiterura ugataha ugasanga ntayihari hari umujene wanjye ngo baroza atashye yavuye mu kabari atashye asangwa buri inzu oya hari n'uburu rufunguzo rufite mu mufuka cyambayo akarura pe hari n'uwakomanze azi ngo hari umuntu babana arara yicariye hanze ngo banze kumufungurira ngo akira gufungurira gihe byaje inzoga nimbi nabonye nzayi Tanzania nabonye ngo hari n'umukobwa ngo wapfuye ukubera amarozi ngo yo mu nzoga ntago icyamwishe kiramenyekana uriya mukobwa sinzi impamvu abantu bari gukwirakwiza ibintu RIB itarakorera iperereza cyangwa se abaganga batarakora autopsy ngo batubwire bari iyo supaguru yamwishe ariko biramutse ari byo abantu baba ari babi cyane pe asubuze abanyarwanda bavumbe gute ko supaguru ari uburozi ndavumbe ko ari uburozi umuntu rero wazanye icyo kintu cyo kuvumbura ko supaguru ari uburozi niwe muntu mubi ibaza ukuntu uburozi buhenda sha bwaduhendaga ngo bwaduhendaga
ukuntu uburozi bwaduhendaga tukajya za Tanzania za Sumbawanga tukajya i Goma tukajya za Uganda za Kisoro za Mbarara za Kabare mu Banyoro bukaduhenda none uburozi busigaye iry'itanu yabaye 300 Super Guru wakina ngo yari yariyongereye di ona Super Deep isigaye guri 100 Super Deep isi 50 se yavuye kuri senkani bombo ntabwo kigura senkani katwa Super Deep wowe wavumbuye ko Super Guru ari uburozi wandangiye gato urumva nkaroga satani satana ngo inzoga ko Super Guru bayitanga ngo mu nzoga ese bavuga ngo abakoresha bavuga satani ngo inzoga zikoresha ibyaha ese ubwo inzoga si satani erega ni buriya tubaye tutanakora ibyaha uziko tutaba twuzuye se ibyaha imbere y'Imana ariko apana ibyaha mu mategeko byo kubikora si byiza ngenda gusabye wavumbuye ko Super Guru ari uburozi mbabarira umbwira ukuntu yica uko hari umuntu nshaka kwica umuntu cyangwa satani umuntu satani so umuntu ze oya ntabwo satani ari y'Imana nawe satani yakoranaga n'Imana wa kintu uzi ko satani baremye mu ishusho y'Imana waba usa nawe nanjye nsana satani ariko waba garuvuze iki hari akabura bavuga atseto muremera kanemo hariya hepfo nizanye za satani ziri kuza nizo ndagira nkubaza n'abadayimoni bariya nabo tubwira ngo turemye mu ishusho y'Imana ari amashusho akaba atandukanye ubu ngubu ntabwo dushobora kuba turemye mu ya satani ishusho y'Imana rero nandikiye umukozi w'Imana padiri mukuru wa paruwasi ya Shyorongi yitwa Rushigajiki Piero bakunze kwita Piero yahoze ari umuvugizi wa Kiliziya Gatolika ndamubaza ngo ishusho y'Imana bavuga ni iyi arambwira ngo si ukuba uri mwiza cyangwa se ari mwiza ndari mubi ngo ni icyo bita human shape nyine kuba umuzungu afite amaso abiri nanjye mfite abiri dufite izuru rimwe rifite duseke tubiri nyine uko reba ukuntu umeze nyine kuba wujuje imbavu ufite arizo mfite amaboko abiri nanjye ariyo mfite amaguru abiri ariyo mfite amatwi nyine icyo nicyo bita ishusho y'Imana ntabwo bavuga ngo we urukingamo aho bavuga ukuntu nyine ibyo umuntu asabwa afite usubirayo mbarize Piero ngo Imana yayibonye he kugira ajya kwemeza ko turemye mu ishusho y'Imana wa mana we uze kubimumbariza kandi wowe uri Imana oya ntago ndi Imana none se uretse gato bavanga Imana iturimo Imana ni umwuka humeka gato humeka dore TikTok ibintu nka biriya biriya video bigucitse n'umuti uzi ko nashahashya reka nkubwire hari abantu bagira ibintu batinyuka iyi modoka yari ibuyiri batakuriye gute abasanga yacitse feri wayigonze mbona yabyinagiye nkaho yari afitanye ikibazo n'iriya modoka cyaho se uramukubitanye wavuga ngo wavuga ngo iki uzi ko zari tikoza cyaho se kagenda gake uzi ko yayibyiniyeho no hejuru akakandagira basanga ari rwaho nivugira ngo humeka gato humeka cyangwa rwa skani humeka kugira ngo usohoye Imana mu kanwa kawe gutya ese bavuga ko Imana ari umwuka mvuga ngo iyo uhumeka ikiroso iyo uhumetse ibavuga ngo Imana mwana Imana data Imana mwuka avuga ngo urumva Dieu Père Dieu Fils Dieu Saint-Esprit Imana ni mutatu butagatifu iyo Mana ni Yesu nyine wigize umwana wigize umuntu kandi ari Imana n'Imana ishobora byose yaturemye n'Imana mwuka ongera uhumeke sha gutya rijije Imana nuvuga ngo Imana ikurimo Imana indimo n'Imana iri hano sha cyakozeho nika sinjye kukubeshya hari ibintu byinshi burangiye maze ko ibimenyetso byinshi cyane ko mba ndi kumwe n'Imana Imana irahari bro Imana irahari Imana iraturinda Imana iri muri twe iturindira n'ibyaha ahubwo nuko rwa satani narwo ruba ruri hano burango cya satani nacyo kiba kiri hafi aho akina afite imbaraga kuko uzatinya umuntu Imana itaziritse ikamuhereza ku isi ariko nanone aho Imana kitamwishe ikamuzana ngo abane na Irene niyo mpamvu inakomeye uzi ko mpeketana ziranzoga ngo ari satani umubwira ngo zimwe oya uramenye Bikira Mariya yibwiriye Yesu aramubwira ati Yesu mwana wanjye kubona bari abantu bamanjiriwe wagira ukuntu bigenza ese agatizana amazi ishaka nkwereke atahindura divayi kandi mu muco wa kera umugabo utaravuga inzoga itabundi baga ari ikigwari uretse gato turi seri hanga tubaye seriye mu muco nyarwanda umugabo utaranywaga inkono y'itabi utaranywaga itabi ntanywe n'inzoga yabaga ari ikigwari yabaga ari imbwa n'umugabo w'imanzi urango yabaga ari imbwa cyane impamvu byose nabisezereye uretse itabi ubwo nsigaje ububwa bumwe bwo gutangwa ububwa bw'itabi bw'uzana buhorane nanjye nzabuhorana
ubwo twibera imbwa ku itabi nzajya ntaniherera moke rwose nkubitwe nge nkariya nkubitwe twahuhu nkatungaye akomotse nk'imbwa yo mu cyaro nk'imbwa yo mu bakene imbwa zo mu mugizi moka ubwo gutyo motse nk'iyaye nk'iriya mbwa kwa Keti Bashabe Keti Bashabe wangigira imbwa yawe ko nabonye zibayeho neza kuturusha ubwo kwa Keti Bashabe nita nibuka iyo kwa Shadibu ubu nayo bazayisohora batayisohora ndetse bambwira amatungo abayeho neza hari imbwa yari pusi yitwa Juju urageni Juju yo kwa Jihad irya neza kurusha Peketa ikanago neza kurusha Peketa nawe tujye kumbwa yo kwa Keti ibayeho neza kundusha ahantu muri etage irya nyama mba nahabuze mfitiye ifema ubwo se amatungo ntaturusha kubaho neza cyane rwose aho ugejeje kwa Shadibu agiye ubwo nari nakwinjizagamo kugira duhite twinjira mu kiganiro fresh and deep tujye kwa Shadia Shadibu Mbabazi Shadia umukobwa wanga kwa Rwarutabara haruguru y'umusigiti buriya no Rwarutabara ni Rwarutabara haruguru y'umusigiti ari mu bihe bitamworoheye sinahwemya kuvuga ko Shadibu niwe musire queen nkunda kuruta abandi bose nanjye rwose icyo turagihuje nkunda umutima mwiza agira ariko ashobora kuba yaragize ihungabana bitewe nuko abo batangiranye akazi n'abakamusanzemo bose babayeho neza kumurusha bose babayeho neza kumurusha Shadibu akodesha inzu reba uciye ruguru abantu bazi kubibanza hari mu Kagarama byo kwa Rujugiro hari umuhanda uciye wo hepfo hari n'uwa ruguru ku muhanda wa ruguru niho Shadibu atuye muri ka gataje gahari k'umweru ufite ni etage kareba ni etage nshya yuzuye etage ndende yuzuye mu bibanza bya Ruju kwa Rujugiro naho ngaha atuye ku muhanda ruguru Keti Bashabe atuye mu nzu ye aba Bianca reba amazu bafite agego bari yakurureba agego abana bejo basisi ibyo utireba reba abana bejo abagabo bari kuza ba Madederi bari gushinga amakampani yo kubaka amazu barujuje yego tujye kuri bandi abana bari kuza vuba ubatuye mu nzu imwe na Miki inde tuye mu nzu imwe na Miki Shadibu Miki ntatuye muri etage hano Norvege Shadibu ari mu nzu imwe na Miki reka onika nkubwiza ukuri agise nimbi agahinda karakanyagwa reka hongabane ntiwamurenganya agahinda karakanyagwa uvuga ngo agaprofita na Miki bari kwishura inzu neza kurusha Shadibu yakoze sinimbi we nyamba ari kwishura inzu neza kurusha Shadibu hariya buriya Jori nawe aza muri bariya bavugaga ese si umukobwa nawe si uwo kuri social media se nawe arimo ni igitangaza we nibazaga nawe hari aho afite aka etage se Shadibu basigare munsi ya Nyabitanga ariko Yesu aho ibaze munsi ya Nikore nuko ariko niko mwaramurogesheje cyangwa ariko kuntu ari cyiza ari icyana cyiza disi ntakubeshye si ukubeshye Shadibu ndamukunda nanjye sinkubeshye ndamukunda namugira n'irari ngewe mbisoze ngewe birangize uriye karaye imbere y'abantu namugira ari ngewe none bivuge birangire sikiwe waba n'amafaranga nanamwigirira umugore hamukura muri aka gahinda afite ntago wamugira umugore yone naba nkakimenyeze kimenye harya yakoze iki ubukene ngo bwaramukinduye wakugira ubwa kimenye nawe ukigendera agahita buhindura ariko reka twinjire kwa Shadibu gatariko Shadibu haratura rero ngakazi karabuze harya yakoraga iki kujya mu mavideo nta video aherukamo kwamaza bloke nta kintu nta cyamamaza izo zo zaranahombye yego basigaze gurisha 1000 bazizanye kujya Rwanda fomo nta cyamamariza nande cyo gatandukanye naho na za baby care y'amavuta yamamazaga yamamazaga boro bambara abana bambika kugita Pampex akamamaza n'amavuta baby care tuvuta tw'igikotoro basiga abana hari imodoka nyambona ariho zira amavuta bya ntubona nanjye byose byarahombye rero ariko ngakabasigaye ya Jamaica gukora iki
gusura Bob Marley yarapfuye Bob Marley Imana ihe ni ubwo gusura ba mugore we n'abana be n'inshuti ze. Amakuru mfite ba mu nkuru mu nshuti za Shadibu avuga ko ngasigaye ajya kwa Bob Marley akamusura kandi mu ndirimbo z'Abanyajamaika bigahurirana. Yewe Ngakasigaye umwango ko kakora cyane. Ngo wayine se ndu yivuze. Wayine se ni wayine nduvuze wayine. Wayine. Ko bisa na wayine kuba Coca-Cola ishobora kuba yasa na wayine zimwe tubona. Aya nivugiye Coca-Cola nta bya wayine mvuze. Yego ra. Niba katuvugira. Rero ngasigaye Coca-Cola ngijya gusa no Coca-Cola muri mudiba ko cyabarambisha. Coca-Cola isagwa? Y'umweru. Ariko Coca-Cola hari amata yifu. Oya buri yari amata ntaga bari umweru asibeje yari yarabararye biri Coca-Cola rero ngiyusa umweru ndayizi mu giswiga nigeze kuyihabona ngere mu washobora kwita ngo Coca-Wine Coca-Wine okay kumbe nayo cye ako reka nkwereke nibyo nkibaza iryohite kusanzwe binywera za Jameson za Hennessy Coca-Cola ndo yikuroza wayivuyeho ariko buriya ngo onikanga ujye umbwira inshuti mugenda na burango nkuraburi kubera se barapere basiga birirwana ese barapere kwa kundira mutsinje barapere bangwa Coca-Cola kandi barokore arabarapere nzi ngo banywaga Coca-Cola ariko nabo barayiretse kandi ngo hari wayisubiyeho oya yisubiyeho mwasuka mu karahure gasa nk'ibati mwayisubiyeho da niyo mpamvu yanazimye yayisubiyeho niyo mpamvu yanazimye arya bahamagaraga inka kera gute ugahamagara inka ariko nuko nuko bahamagara ugahita uyamagirira inka ikajya kurisha ahamagara inka ariko barayajyo Shadibu kuva mu kwa gatanu kwishura inzu byaranze yemwe ngageza ashaka n'umukozi urinda inzu umucungaye uwe bagacunza iki kunzuza ngo ujye uncungera ranje rodaza utundabura gata nisinziriza nkapfurura nkako ntari telefone nkagira urwara hari ukuntu umuntu yanga guhumeka no gusura kabifata kabisa kwishura inzu byabananiye mwana ngaho wa wundi w'umuhanzi kwishura inzu baramunaniye uriya n'ubu ntabyo azashobora ngaho umukinnyi wa football n'umuhosta kwishura inzu birabananiye no kuntu iri uriya nawe ngo yazanye ya system yo guhura muri DM z'abantu ngo ngurize reka da uzi ingole Ben yuriya muje umukinnyi nzi uriya umukinnyi n'umuhosta ingole Ben yawo ni ingole Ben uzi icyo bisobanuye urabizi se ariko ntago nyizi bisobanura nguriza akaba hosta bararenganye banakora n'ubufaranga duke uri umuhosta ntuhure n'abanya Nigeria ntacyo waba uri gukora ikibazo hari abahosta ba Nigeria badashobora kwishimira oya se nko tubareze mbona bafite amashinya bayendeje imikara ariko kuvamo ibintu bimeze nk'ivumbi kandi nabonye ari nabo benshi ase umuhosta ukorera 20 ku ijoro adasambanye ubundi yakora iki umuhosta wa 20 sabaho ariko kwezi yuzuye n'akayamburwa akanywa inzoga akabwira ko nta bakiriya baje bakamabitana n'utahana akira gatike ntabwo ubwo buzima ari bwiza umuhosta bamunze 20 ntaho barahari bro barahari benshi ndanabazi ahubwo Shadibu nyine ngo inzu kwishyuza byaramunaniye randi rodora mwishyuza biranga ngo neje bundi muri ukwezi kwa karindwi kuko arimo kwa gatanu kwa gatandatu basanze byananiranye none randi rodi ngabagwa gitumo icyo bita kurara imbaki urabizi kurara imbaki aho saa 10 z'ijoro zihera saa 11 mu binyoni uba washyizemo reveil mu binyoni wako ni zivuga kuyazi gukangure isake kibika yewe Shadibu baramubadukanye bamugwaho mu bunyoni niko bahita mu bunyoni bati Shadibu kutishura bati twibonye n'undi mupangayi amafaranga uturimo nta tukwishyuza pe tugwaye iminsi 2 uve mu nzu Shadibu ati bandoga rwese kabo kamurasira ine rahe n'amaswabiri na inzu sinayivamo yanze gusohoka mu nzu y'abandi se none bazikarajyaye abandi nabo muzikarajyaye mu murangire wa mugani
mumubwire ngo jya oya Kandi ngo bazana Lagos Nigeria abagende kandi ngo baramubwiye ngo aya ari gushaka yo kwishyura amezi najye kuyishyura ahandi atange ayafite se ariko ntazabisha amafaranga y'inzoga ntabura mbwira bite nsinda akakanya kandi nta mafaranga ufite ishwe n'urutoboye ese ariya mafaranga ava he wavuga sinzana n'amarugano uziko kuko Coca-Cola iyo unywe Coca-Cola ugatushyiramo uducupa nka tubiri tuturi keri uhita wisindira aho ngaho ngo biba byarangiye niyo mpamvu rero twakwirirwa wigora urenganya Shadibu Randy Road icingo nizamba umenye iminsi 15 nawe araba ashaka wenda yamamariza nka za B1 zimwibira ka B1 muri kiraka Shadibu abone ko yishyura inzu yigendere amakuru nayo ngaye amakuru ibibazo sinyanya avuga cyane ariko nubwo duseka wijyane deep gusa birababaje nubwo duseka ntago nishimye so kubeshya ntakubeshye Shadia niyo mugore nkunda mu Rwanda sha ngo namugirira ari burango ryarakwiye oya ryari ryanye Shadia nyina mukunda mama bebe Shadia ndumwana mwiza utagira umutisha nta muto mubagira buriye ahora yisekera Shadia ndamukunda cyane Imana igufashe bya mugabo wabyaranye medicine ni mama w'abana bawe mufashe akugira yandagare cyangwa se yandavure ajya mu nzu ya desa nta kibazo nta n'ikitwaye rega nacyo arya buriya iriya yari arimo ni nk'iyangahe yasarenza 400 hagati ya 400 na 600 kandi yarenza 400 kujya mu nzu y'ayo mafaranga nanone ngo utazabasha kuyishyura abasitari rega niko babaye ngo badatuye muri etage n'ahandi batura nkaje tukiturira za Gikondo muri ryangahe momo kiberaho neza nkuko twibereye kurya kuri ibiri ryawe kiberaho neza no kurujana ngo baraziraboneka urujana se ziraboneka hepfo ubwo ziraboneka nzima najyaga none za kagugu 80 ziraboneka za kagugu hasi ufite adusha toilette mu nzu kuri 80 yaboneka kagugu hepfo ariko urabahangira ko ari kure ese nyine Shadibu rwo kora nagamye makuru ntago kura buri munsi Shadibu ni ushaka ko ajya mu nzu y'ibihumbi 80 sirema nahaje uzukura mukobwa hagarariye abasilayi bose bo muri uyu mujyi ari ukwihisha ukitsimba ubuzanu pifraba wakugeza kwa Paxson ese nyine kutahazi we yakwitsimbye wa mugani ngo iyo byanze uritsimba bro urumva ujya kure jewe Imana yorohereze Shadibu mbabazi kandi wihangana nta kundi bibaho ni ibibazo by'abantu bose natwe tujya bijya byanga natwe twese ariko hamwe n'Imana bigakunda nkunda kuvuga ati hamwe n'Imana birakunda iyo wakoze cyane kandi wanasenze cyane Imana bizagenda neza cyane Shadibu kandi agusengera akavuga uvugiye kandi akora Mutsamariya akakuyobore ubona amafaranga wishyura uwamuhamo make mvurari mbese mvurari ari we tugira ngo ni mugo ntuyakirayo Kim buretse musengeri ndakora Mutsamariya yewe ndakora Mutsamariya ujine murana n'Imana uhebuje bagorose mugisha neza umwana byarasingizwa Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urage dusaba twanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amen nkuretse Shadibu Shadia umufasha n'amafaranga yishyura inzu kandi murinde igisuzuguriro cy'abakobwa bose baje vuba bashaka kugira ngo bamusuzugure ndamukweretse Mana umwezi Imana iryo sengesho imbabarire ryumve pe amen nukuri kose ryumve imukure ku cyavu reka twambuke tuve kwa Shadibu ko ni cyiza we ane rwiza nkawe rwiza we aya shage rwiza we ono giteye imbabazi ariko ubiho cyane giteye imbabazi nuko bikiba kisekera yego sha ndagihamo make ujye kijana urujana rwose ngwino urutware ndarwemeye imbere ya kamera amen narufite nange ndongera irindi jana ndese sizibonetse ndese ariko tuzabimuhera iwe ya none se ndaguha amafaranga nanayakuzanira azaza kuyafata mu rugo cyatugahura nk'ahantu akayafata ahantu bagera mezo do passage oya niyo yambwira ati mpagaze ku cya Mitsingi weza rero girita apartment ise nuko twigire muri ya famiye yacu ubu ngubu noneho ngo urugamba ruhari n'urwo kuyunga ngo badekati bakaniye ba Brian na Manyono babikora ikiganiro we natesha bagarutse nyuma y'ukwezi hari biba bavuga ko batandukanye nakazi bari barimo Brian ntago yari ari kuboneka sobonye ari abantu benshi bajya bakora inkuru bavuga ko batandukanye none se bari abashakiraho amakuru so bagarutse nabo barabunga bashaka kubunga akaheraho ngo roba
wa mugabo we uburyo bworoshye wabwire gite icwende ryoga oya nanogaze ntago bibaho ntago bibaho ntago kari urugero rworoshye uretse gato nyine oya uretse gato uretse ntabwo urugero rworoshye yaboneka utamena ntago mena umuceri ubu ngubu uyu mukobwa yitwa Liza Liza yego uriza wamwunga n'umuceri babanaga mbere byagorana tekinolojiya tucetse kuvuga wacyumvise ntago byashoboka pe tekinolojiya babwiye uretse najya mu buzima bwe umwana wabo bazamurere neza ikindi cya kabiri tubazaterana amagambo babiturekere twe tubyivugira kimwe ntazasubize na muyango ntazasubize ijambo rivuga ngo umugani ingesi ipfa na nyina yapfuye urarizi kandi baravuga ngo agatoki kamenyereye gukomba gahora gahinnye kandi ngo wakirigiswe nabo na benshi ntamenye uwamugize gute wamusekeje kandi ikindi ngo burya ngo mivero yakozwemo n'imyuko myinshi ntimenye umwuko wahamije cyangwa se wasonze ubugari neza uri guca imigani ikomeye niyo mpamvu muyango nikorera ubuzima bwe hostinge yamamaze kimenyi arumvise gashobora kuba ari muri Amerika nanjye numvishe bivuga ngo yarambutse wari umuntu ushobora kuba aramutwaye za Texas nawe niyiturize ariko bamenye ko bafite umwana wahuriyeho bagomba kubaha bagomba guha uburere ubundi bazigira bandagazanya kuko umwana akeneye uburere kuri bo oya ntago byaba ari byiza bitewe n'uko tubazi naho ubundi ushigisha igikoma akomeza gishigishe ushigishwa nawe ashigishwe ushigisha nakomeza ashigishe ubwo uri kuvuga bakwigwe nushigishwa akomeza ashigishwe ariko bakwigwe b'i Kigali ndabemera yakasha cyakoze akamwe Nigeria isi yarahindutse wa kintu hagize urushuka bamiruza nanjye rukangura nka V8 sha ubundi bwo yaba ari iki V8 baba bakuguriye nanjye nzi gukora akazira ose wakandusha ko ntayo minota yanjye itanu ko nanjye bihagije muyange sisa sindi kuvuga okoye itanu yanjye so kimenyi be strong komera cyane uri umugabo ufite umwana warakoze akoreye igihugu wegereye mwiza wa Rayon Sport APR ndetse na Kiyovu Sport muyango komera cyane wabaye mu isi mwiza uhagararira intara y'amajyepfo ibintu birakunda ubura hostinga neza usigaye no kubyina ukabyina neza ukanyerekera komeza rwose kandi be strong mwese mukore ntago ari kuri ababyina neza bajya bavuga ngo nta mukiro kugira ngo bashayaye nta mukiro ubyina nabi nubwo yaba yambaye nabi corona y'abanyarwanda bashaka kugira ngo muyanga byine hangwe no ndebe nese uragira byine nka Shiba yego nyine muyango akora akazi ko gushimisha abakiriya baje uko bari mu hose takina akora niki impamvu tujya kwa muyango nuko dushimisha impamvu tujya kwa Shadibu nuko dushimisha impamvu tujya kwa Cherena Doro nuko dushimisha none se nge kwa DJ Team bravo ni muyango ya hosting nago bishoboka gutese muyango kandi byine nka nuza twagaruka agomba kutwereka nyine tukibonera imyenda y'imyeru akunda ngo no ahubwo butaha nako Kigali ngo bitakigezweho kazabe katariho ntago ndaza muri hosting buri munsi ntago nicara n'imbere muri VIP ya barabiciye ibintu waruvuze ko atariho barabiciye suzi ko warabigeze gufunga se kwambara kirasa no nitegeko ya ko nta box nambaye nubwo ntibaramfunga wowe wowe se nta box yagukwira kireka ireshya nk'iyo pantaro box kwira inyamabondo yabura gute kunkwira igakwira kasuku se yambara box reka na birasiriya arakani yavuze ngo umusore w'i Kigali afite senkani ze aragenda akicira kuri Rika Store ngakambara agakabutura ukageze nkangaha ngiri intuza ry'ibumoso ngo rigasohoka aba muri comment daravuga ngirya wese uko tutaribona wenda izo senkani ntaza afite ako kiriya gihungu ni kinini ni munini cyane abura inyamabondo nakasi ko munini ninde barangana bose bateye asiki kandi asikika kandi no byishesha bakunda inyama nyamabondo ukunda ari ibiganiro bye namuhira bari kwirira ifi buri gihe Oli yo reka nkubwire ndagushimiye nanjye ndagushimiye wakoze cyane amen ngaho nshimira n'abantu baturebye umva mwese usuzu n'abasengero ubwo ngiye navuye mu kiganiro abantu mwese mwandebye bana bamugisha umukobwa ushaka umugabo mubone umugabo ushaka
umugore amubone. Naringize ngo umukobwa ushaka umugabo urahari. Ikindi kandi abagabo muri kurwana n'abagore mukore divorce kuko si ngombwa ko muhora mu Rwanda. Divorce niyo mpamvu bayishizeho kugira ngo mutazicana cyangwa se mukaba umwe yafungwa. Rwose umugore cyo gukutira igipfunsi akadivorce, umugore cyo gukutira igipfunsi akadivorce, maze Imana ibahe umugisha kandi ikomeze barinde mu ndemere. Urakeneye kuremerwa pe. Ndababaje.